Ndabashimiye mwese murimo kutwumva. Muri iyi minsi tugezemo abamama benshi cyangwa se ababyeyi benshi basigaye bamenya ko barwaye kanseri y'ibere ari uko igiye kubahitana. Ni ukuvuga ngo basigaye babimenya amazi yararenze inkombe hahandi ku buryo hahandi biba bigeze ku rwego ku buryo no kwivuza ntacyo biba bikimaze. Uyu munsi tugiye kukugezaho bimwe mu bimenyetso byakwereka ko uri mu nzira zo kurwara kanseri cyangwa se uri mu bantu bamaze kwandura kanseri y'ibere. Ni ibimenyetso tugiye kukugezaho ugomba kumenya. Kanseri y'ibere ni imwe muri kanseri ihitana umubare munini w'abatuye isi, ahanini bitewe no gutinda kuyivuza kubera ko itinda no kugaragaza ibimenyetso byayo, ndetse n'ibimenyetso byayo bike bigaragaye nyirabyo ntago abyitaho cyane kubera ko bidakunze kubangama. Ni ukuvuga ngo ushobora kubibona ariko ntibikubangamire ntubyiteho. Iyi ndwara ikunze kwibasira abantu b'igitsina gore, ariko kandi n'abagabo nabo bakaba bashobora kugira ibyago byo kuyirwara. Reka turebere hamwe noneho ngo kanseri iterwa n'iki. Kanseri y'ibere iterwa no kwiyongera kudasanzwe k'uturemangingo tw'ibere. Turakura birenze urugero, noneho umubiri ntubashe kuba wabicunga neza. Yibasira cyane abagore n'abagabo, ariko ikunze kuboneka cyane mu bagore. Ku bantu b'igitsina gore ni byiza kumenya impinduka ku mabere yabo. Niba hari impinduka zabayeho bakabimenya hakiri kare, kubera ko ibi ngibi byabafasha kwirinda kanseri y'ibere hakiri kare. Gusa ni bake bamenya bimwe mu bimenyetso byakuburira. Reka turebere hamwe noneho bimwe mu bimenyetso byakuburira. Nuramuka ubonye ibimenyetso bikurikira bihinduka ku ibere ryawe, ibi ngibi bishobora kuba ari kimwe mu kimenyetso cya kanseri y'ibere. Aha ngaha uzahite wihutira kujya kwa muganga. Reka tubirebere hamwe. Ku mwanya wa mbere turahasanga kubona ibere cyangwa agace ko kw'ibere karetsemo amazi. Ku mwanya wa kabiri turahasanga ikimenyetso cyo kubabara imoko, cyangwa se ukabona itangiye kwinjira mu ibere mo indani. Ku mwanya wa gatatu turahasanga kuribwa ndetse no kubyimba kw'amabere, ugasanga amabere yabyimbye. Iki nacyo ni ikimenyetso. Ku mwanya wa kane turahasanga kumva ikintu gikomeye ahagana munsi y'ukuboko hegereye amabere. Gusohora mu ibere ibindi bitari amashereka. Iki ngiki nacyo ni ikindi kimenyetso. Ubwo ni icya gatandatu. Gutukura, gukomera cyangwa se gukweduka kw'imoko. Ni icya kangahera? Ni icya karindwi niba atari icya munani. Nubona imoko yawe iri gukweduka, nacyo ni ikimenyetso, cyangwa se uruhu rwo kw'ibere rugakweduka. Ikindi kimenyetso cya cyenda, gufuruta uruhu rwo kw'ibere. Ikimenyetso benshi bahuriraho ni ukumva ikintu gikomeye mu ibere. Aha ngaha ushobora gukoraho nawe ukacyumva ubwawe. Akenshi ntikiba kibabaza, ariko kiba gikomeye cyane. Gishobora kandi kuza cyoroshye
igihe cyose gishobora kandi kuza cyoroshye. Ni ukuvuga ngo igihe cyose wumvishe mu ibere ryawe harimo ikintu kidasanzwe, ni ngombwa kugana cyangwa se kwerekeza kwa muganga ukajya kwisuzumisha, bakabikurikirana, bagakanda akantu kariya nyine nk'umuntu uri mu ndege, bakabikurikirana fresh, noneho ubuzima bwawe bukaza kugenda neza. Mwibutse gukanda subscribe kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mu gihe ukeka ko reka turebe uko wayirinda sasa. Mu gihe ukeka cyangwa se hari uwo mu muryango wawe wigeze kurwara kanseri y'ibere, ni ngombwa gufata ingamba zo guhangana nayo, cyane cyane ku bakobwa bakiri bato, kubera ko iyi kanseri iyo umuntu yayirwaye muri famiye yanyu, akenshi na kenshi nawe uba ufite amahirwe 90% yo kuyirwara. Ishobora kuba indwara ya karande, ariko iyo ubikurikiranye hakiri kare hari igihe nyine utayirwara. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda niba ushaka kwirinda iyi ndwara ya kanseri y'ibere, ugomba kwirinda umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije ugomba kuwirinda. Icya kabiri, ugomba kwirinda ni ngombwa kurya neza. Ugomba kwibanda ibi ngibi ni byo ugomba kwibandaho. Ni ukuvuga ngo ni ngombwa kurya neza, ukibanda cyane ku mboga rwatsi n'imbuto, byibuze ukabishyira mu byo kurya byawe bya buri munsi. Ikindi kintu ugomba kwitaho, ugomba kurya amafunguro akize kuri omega 3 fatty acid. Ni ngombwa cyane kuri aya mafunguro. Ayo mafunguro twasangamo amafi cyangwa se izindi nyama zose zidatukura, ziba zirimo omega 3 acid. Ku mwanya ikindi kintu ugomba kwibandaho ni ukugabanya amafunguro akize ku binure, harimo akabenzi, inkoko n'inyama z'ihene n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byose bigira amavuta menshi. Ugomba kubyirinda. Ugomba kwirinda kandi inyama zahinduwe. Ni ukuvuga ngo haba harimo za sosiso cyangwa se izindi nyama zose zakorewe mu nganda. Inyama zose zahinduwe ugomba kuzirinda. Ukirinda kandi inyama zokeje cyangwa se izindi, reka turebe, ukirinda inyama zokeje cyangwa se izindi zose zitandukanye zicishwa mu nganda, kubera ko izi nyama ziba zirimo ibinure bishobora kongera ibyago byo kurwara kanseri y'ibere. Irinde kandi kunywa inzoga nyinshi cyane. Ibi ngibi ni byo ugomba kwirinda kugira ngo ugabanye ibyago byo kurwara kanseri y'ibere. Irinde kunywa inzoga nyinshi cyane no kunywa itabi. Wari uzi ko kandi hari imiti y'imyimerere ihangana na kanseri y'ibere? Birashoboka ko waba ufite uburwayi nyamara wenda ukaba warivuje byaranze. Ubu ngubu rero habonetse n'imiti y'imyimerere. Ni ukuvuga ngo ni imiti karemano ikozwe mu byatsi cyangwa se mu bimera, kandi iyi miti ikaba yizewe cyane ku rwego mpuzamahanga. Iyi miti kandi iravura ikanarinda kanseri y'ibere. Ikindi kandi ni uko izamura ubudahangarwa bw'umubiri. Muri iyo miti rero twavugamo reka iyi miti tuzayigarukeho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Gusa nyine irahari. Wowe niba ushaka ko tuzayigarukaho ubutaha, jya muri komenti aho ngaho banyuza ibitekerezo. Utange igitekerezo cyawe, uvuga uti iki kiganiro ni cyiza, iyo miti turayishaka. Imiti tuzayibagezaho nimuramuka mubidusabye muri benshi. Abantu 50 ba mbere nibaramuka bayidusabye tuzaza tuyibagezaho. Gusa iyo ni imiti iboneka hano hafi y'aho dutuye. So ndabashimiye cyane, mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Niba iki kiganiro wagikunze, kanda like, kore share,
na komenti, ubundi ubutaha noneho nzaze mbagezaho iyi miti karemano, imiti y'imyimerere kabisa. Abenshi na benshi usanga bayifite inyuma y'ingo zabo, mu bikari, mu turima tw'igikoni, ariko batabizi. Noneho reka tuzongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, tuje kubagezaho iyo miti ifasha ikanarinda abagore kurwara kanseri y'ibere. Ndabakunda cyane, njye wabategura ibi byose nitwa Buhuru Boy cyangwa se Harerimana Olivier, ushaka wananyita ubi. Mfite amazina menshi cyane, ariko izina rya nyaryo ni Buhuru Boy. Ndabakunda cyane.